bro bazajya ntukirye Irene nkamubwira ko ari ikigo muzajye mubikata mu mwohereza kugeza ubwo azakora ibyo namubwiye agomba gukora bro bizagenda bikura Irene bizagenda bikura nzakwataka nka kanseri Dombo zikora ningiye kukubaza ngo yakora iki kugira ngo umubabarire narabimubwiye warabimubwiye sawa nzakwataka nka kanseri kubera umva genda umusiramu icyo ushatse kunkora nicyo ngukora exactly what you want to do to me that's what I do to you nzakwataka nka kanseri bro step by step 1 2 3 4 5 6 7 nzakugeza ku ijana mwereke ubugome muba mukora mwigera mukigira ko mwigira abantu b'abagome bro mwigira ubugome mwigira ubuntu bw'ubugome bro mfite imboro mfite amabya I have a fucking motherfucking dick and I have balls motherfucker I can fucking be nshobora kukubera akabuye mu nkweto wowe nshobora kukubera akabuye mu nkweto wowe utagenda nshobora kukubera akabuye mu nkweto we Irene ubuzima bwawe bwose nubwo buboro bwawe wubatse n'ibyo biboro byawe byose bigasenyuka bro nubundi nabwo mubikate ni mubishire wundi muntu mubishire Irene kandi every time I come live puzzle nahantu uzakubona uri live nkazamuka nzajya mbyibuka cyane nzajya mbyibuka abaswera bari batwambitse icyatsi shiyo ariko izi video ya saturating isi yose man bagahita bavuga ko ari njyewe nari nyiri inyuma isi yose every motherfucker buri muntu wese at least yabonye iyo video Dumba yiri inyuma Irene ugafata ikiganiro ukakirekura wowe waje hano urakagorye ugafata ikiganiro ukakirekura Irene n'ukuntu twari tubanye warangiza ukagenda gusaba imbabazi ugabona ngo ya mpano ntabwo yareze Dumba komuteri kubera abanyarwanda uzi neza ko batazi igifaransa barakizi cyane aho igifaransa oya nabonye abanyarwanda benshi batarabimenye ntabwo bamenye ijambo komuteri icyo bimenyesha banyarwandakazi ndashaka kubasobanurira ijambo komuteri icyo rimenyesha komuteri mu cyongereza bavuga as such ni ukuvuga ko ntabwo yabikoze as such sibyo yakoze azin ntabwo yabikoze nk'uko mubyumva ntabwo yabikoze nk'uko mubyumva ngo njyewe na Dumba ngo is like my brother arangije kuvuga komuteri and then you accept mugafata njyewe ufite diploma ya civil engineering gutanga imbabazi umuntu avuze ngo as such Samantha aranditse ngo they will do anything for views for real man ntabwo yabikoze komuteri dore ikintu cyambaye education system yacu igomba guhinduka ahangaha ni muri magara ntabwo ati education system yacu igomba guhinduka ukabesha abantu miliyoni zingahe kubera urimo uravuga komuteri on a national TV igera inyamasheke hariho Phil Peter man hariho Phil Peter ashobora no kubaza ikibazo ngo Phil Peter na uri ikigoryi Phil Peter na uri ikigoryi koze maribaza ko abakaritas bari profession yanande ni mama koze ngewe umuntu yabajije ndamubaza ariko se nakubaza ati komuteri kumenyeshije ko batamureze cause I think like Phil Peter is a smart guy now fata as a smart person nabonaga Phil Peter n'umuntu uri smart ariko he sits looks at the guys in the hand arimo aremera ubwo se uzari imbabazi ngo ntabwo yamureze komuteri ugasanga izina uwo bavuga ko batareze izina riri muri RIB statement zifunga puzzle riri mu izina ryanjye bibiba biri kure biri hano
ntabwo bijya biba kure biba biri hano ntabwo bimba kure ipapuro byari bigiye gufunga puzzle man bambifite buri gihe bambifite bingenda hafi bakanda statement reka mbisome nongere mbigusomere we Irene nongere mbigusomere biba hari ikintu wari ugiye gukora cyari very 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 dangerous So dangerous, man. cyari very very dangerous izi zose ziba ari cyber report ngizi nicara nazo hano mudasubira kure mani bareke bihorera abantu Mbambwire Uncle Tumba. ibintu biba birakaje, man. Ibintu biba birakaje. biba birakaje Ndabona bro kamubwire njye niba ari ikintu cyambabaje narafunga ikiganiro cya mbere bamodoreta mugene mukuramo ubuntu burimo buravuga ibintu by'ubugoryi muri comment mugene mukuramo ubworo bwose buri muri comment burimo buravuga ubusa njyewe Irene yakoze ikiganiro na Yamano mbere yuko mfungwa baravuga ngo just ngo nari ndi umuntu urangwa afataga ngo video Yamano man Irene yaraburaga Yamano kujya abone views akamamagara. Imagine such a guy like that, man. Njye nagize n'ubwoba kabisa. Irene ntabwo ndi mu Rwanda ntabwo uzandoga kandi no mu Rwanda nzaza because they say you put your enemy closer and knows your friends close your enemy closer no mu Rwanda nzaza ndumva sinzi ikintu wamusabye ariko ngiye nizeye ko azagikora cyetse niba yaramusabye ikintu kiremere azagikora kuko yaraguhemukiye kabisa kandi byarakubabaje icyo wamusabye azagikore niba ari no kubyumva Irene ikintu Dumba yagusabye uzihangana ugikorere abanyarwanda bagukunda banakunda Dumba ntabwo bazongera kumukunda Irene ndabukubwiye imbere nadakora ibintu namusabye mu mezi abiri abanyarwanda bazaba batakimukunda nawe azi ubwenge azagikora kabisa cyetse niba uramwatse ikigoye ariko azagikora ntabwo bigoye ni ibintu byoroshye cyane koze ngiye ntabwo nkomeza ubuzima please Irene uzagikorere Dumba muhamagarane umubwire uti twabirangije ibyo wambwiye ndabikoze ibintu bive mu mutwe wa Dumba kabisa kuko yarababaye Irene you have never ntabwo urabona ubugome ntabwo urabona ubugome behind uburozi haba hari ubundi uraruga ukajya kubona umuntu bararuguye agahita akira agahita agenda njye narumiwe Dumba narumiwe kabisa mani uzi ko mani bagufunze bro bagufunze ngo nagutumye nagutumye nari nagutumye njyewe nari nagutumye Pazo nigeze ngutuma njyewe Pazo we naragutumye njyewe Pazo nigeze menya video za Yampano hari ahantu nagutumye wowe Pazo ahubwo se wowe wigeze unayibona mani ahubwo se si wowe wayifatiye video se wayifatiye Yampano njye nigeze mutuma Pazo njya mvugana nawe ibintu by'ubushenzi nari ibintu njya mvugana na Pazo ibintu by'ubushenzi reka mani ariko hano nabasuje wana nesa ko bimeze gute abikirije nesa fresh byatari mucomante bimeze bite sweetheart ni fresh yanjye iki kintu bita ngo ni jewe hano ndabanyarwanda babimenye Pazo bamufunze njyewe Dumba sinshobora kugira confidence yo kuba nshobora guhaguruka nkagura itike nkaza mu gihugu cyanjye really njyewe uri inyuma y'icyaha bafungiye umwana nagenda gute u Rwanda bahita bamfata cyane kuri airport aguhagarikira hariya bagahita bagutwara nibwo bugome Irene wari ukoze gusa njye ndashimira ubutabera brother man kabisa ntabwo reka ndasubiramo abantu batazi uburemere bw'ikintu Irene yarakoze ndasubiramo abantu batazi uburemere njyewe Dumba bafunze Pazo man akaherayo ntabwo nshobora gukatisha itike ngo ninjire i Kigali Pazo bamufunze ari njyewe wamutumye nkuko babivugaga
Imana n'ubutabera barabidukoreye kabisa my guy. nubwo Wanjye yari modeta akoze mwikorera akazi hano hasi. Abantu benshi Wanjye modeta mwikorera akazi. abantu benshi modereta batazi kubloka nabo reka mbakureho modereta zabo. abantu benshi buriya bumvaga ari ibintu byoroshye ariko mazi kujya hariya uvuga ngo ugiye kurya imyaka runaka bro uzi ko nta kintu wakoze. barimo gutukanamo hano hasi bitari sawa rwose. Ndi kuboroka nananiwe n'ukuri kw'Imana. Twari nge moderator nyine uri kuboroka. Nawe niwe moderator Ko bari werekana gutukana. abantu berekana ikorera akazi. Akavuze nabi umweyo. None kari nge nawe uri kuboroka. Umva aba bantu nabo bajya. Dore bushara guhahira Sorry, you had to go. wajya Uganda ngo wareka kujya i Kigali. Ese Shari nkura kuri kane ubundi ibindi umuntu abyikurikiranira. Puzzle. Oui. Thank you. My question is, umujama niwe wifatiye video. Twarayibonye twese niwe wasetinze camera. Ashira hariya bakora ibyo bakora. Nubwo rwose bitari binashimishije. Areba. Hari n'ibintu umuntu abona wenda akavuga ati you know what? At least byari bimeze neza ariko na wapi. So my question is, ni gute Bushi, thank you so much brother. akanayitanga ni gute ajya kublaminga abandi bantu ngo bayisohoye kandi nawe kuyibikira byaramunaniye. Yabanje no kubeshya mu kiganiro kwa Irene ngo bamuteze kamera. Ngo bari muteze? Yeah. Na twese iyo video twese turayifite ukuntu yegera Turabeshya cyane. Abeshya cyane at an extent. icyo kiganiro niho babesheye ko ngo yampano ngo afite umwana urumva waheze ngo umwana we yarapfuye ahubwo ngo umwana we urasohora icyo kiganiro babeshya ko ngo umwana wa yampano yarapfuye wajye gisohoye kandi byose ari ukubeshya wa mungu byose ari ukubeshya ire n'ibiganiro by'ukora Dumba kangubaza ikibazo kandi ngo mama we mwana yaragiye no kurega. Thank you Bushari, thank you so much. Kangubaza ikibazo Dumba kandi unsubize. Waba ushobora gufata telefone ukifatira video ukananirwa gufata umwana wawe ukamupostinga? Imagine. N'umwana ntawe se kandi. Bushi. Abanyarwanda baravuga ngo Dumba ngo Irene ngo yagusabye ngo imbabazi ngo sijuyi nini ngo mubabarire. Ikiganiro cyo yagikuyeyo. Ikiganiro rero kidiritinze. Oya zana gusaba imbabazi kuri public. Abanyarwanda bagomba kubimenya ko bya bintu babikora bashaka views imana. Thank you sweetheart. Abo Abanyarwanda ariko ibyo bya views ikiganiro rero cy'umuntu nicyo nyine Dumba ni ikiganiro musabye kudiritinga ugahita umubabarira. Noneho ngenda naramworeje amubwira agenda cyeditinga kiriyo kushobora kugeditinga kiri hariya namubwira ati narakubwiye ndabivuga naramubwiye genda weditinge ikiganiro bikatemo ko zikira kwinjiriza amafaranga je ntago n'umuntu ukomeza ubuzima narakubwiye genda weditinga ikiganiro ukuntu kiriyo ugenda ubikuremo ibyo biboro ibya yampano kigume kigukorera amafaranga nurangiza wandike statement usabe imbabazi neza we wakagoryiwe uzandike uzipostinge kuri Instagram yawe njyewe nawe turaba dukiranutse udashiramo za komuteri zawe. Thank you boss lady, thank you so much. Udashiramo za komuteri zawe Irene udashiramo za komuteri zawe ukore fucking statement uyandike uyishire kuri Instagram njyewe turaba dukiranye kiganiro cyeditinga kuri ibyo ball. You don't have fucking 5 days from now. You don't have 5 days from now. Do it as quick as possible. Kana bikora nzamenya ko kabisa ari azahomba byinshi. Icyo kiroroshe guhomba. Natabikora azahomba. Yabikora Pazo ntabwo ibyo bigoye cyane kweditinga. Views dore ntabwo musabye kubisiba. Ntabwo musabye kubisiba. None se reka mubaze the owner. Mbwira impamvu kuva igihe yabimubwire kugeza n'izi saa atarabikora. Nayibubwiye hashize iminsi 3 mbikubwiye hamwe na aga promoter yabamwongeje indi 5 iyindi minsi 5
bamuhaye indi 5. nguhaye iyindi minsi 5 Irene, nguhaye iyindi minsi 5. I give you fucking 5 days. Genda ubikuremo ya mana arimo aravuga ko njyewe namuhemukiye, nurangiza wandike statement mutarimo za kumuteri. Mutarimo za kumuteri, do a fucking statement that is clear that you're fucking saying sorry to me. Mutarimo fucking kumuteri. Otherwise I'm gonna bring all your motherfucking shit, I'm gonna put it outside. Dushyigikiye imbabazi nagende yeditinge. Nzatangirira ku cyakuzanye muri Canada. Nzatangira ku cyakuzanye muri Canada n'ukuntu watashe. Uribuka ibintu uribuka kado nuza yaguhaye ngo utwarire umugore we. Ibyo wakoze. Niko nzatangira ndimo ndaguha ndimo kuwa trailer bwo ndimo ndaguha trailer wowe. Ndimo ndaguha trailer. Filmu kunizaza. Niko nzatangira ko akona ni gatoyi. Nzatangira kubya nzagenda kubya Vestine mbivimuzi. I give you fucking 5 days. Ngwade nakutano wa 5 days. Je te donne 5 jours. Cyakoze abajene barakubabaje Dumba. I'm so sorry for real. Sorry for that man. Urihagararaho wowe Irene, uri muri hagararaho. Ndagukura akaboko mu mufuka. Ndagukura akaboko mu mufuka kanyoka. Ndagukura akaboko mu mufuka. Bikore, do it. Whether you like it or not, do it. Bikatemo. Nurangiza wandike statement usaba imbabazi za nyazo. 5 days. Cyangwa uhombe byinshi. Uraza guhomba byinshi. Nakubwiye trailer ndaguhaye. Ndaza kuvuga icyakuzanye muri Canada. Nkubwire Kamana Yeri. Gift yaguhaye ugenda ushira umugore wo kuntu byagiye ibyo mbanze mbivego mbanze mbigeze hari abantu bumva ukuntu wemuka. Nzamuke ngende kubya ba Vestina na Docas mbivuga. Ngende kubindi n'ibindi ncukumbura n'ibindi bindi urabizi nabyo ngende mbivugavuga. Ndagiye wanda gusotora nkugezeye. Urihagararaho kuzigusaba pe hanze. Urihagararaho ndakura live ndumwe Instagram pana TikTok ibingiba abantu baza bakagira iki batanga n'ububoro bwangu. Ndaza ndakura live ya Instagram. Mbanze na posting nyamamaze babwire ndashira umuceri wa myigire mbamamaze baze urebe ibihumbi 10 kuntu bikora. That's what you want. You think urugira ngo umuntu wa danger nkubwira ibintu ugomba gukora ukabyanga. Nibyo nshaka nibyo biza gutuma umutima niba if you really feel like ibyo bubabazi murimo muravuga yasabye n'ubugoryi n'uburyarya niba ubyemere ni imbabazi zisanzwe n'uburyarya ya mpano ntabwo yareze Dumba kumutera ngo ntabwo yamureze kumutera ntabwo yandeze kumutera kubera batazi igifaransa ngo ya mpano ntabwo yandeze kumutera ndabisubiramo ngo ya mpano ntabwo yareze Dumba kumutera Phil Peter arimo arareba kuri National fucking TV kwa Peter atangiye muri cya kiganiro Dumba ariko no ariko kutuza nakavuye ntabwo yamureze kumutera ntabwo yamuzeye tumutera uraza kure yubusi imbabazi z'uburyarya zo bazihorere ahubwo natinde iminsi myinshi pe ni ukuri yararengereye reka mureke itanira hagije araba yabikoze
Muhaye iminsi itanu. natabikoranye Ubu wari umunsi wa gatatu kuva naravuganye nawe aga kuri telefone. You haven't done it. Ntabwo urakora ibintu twavuganye. Ibyo bimenyesha ko ari uburyarya. Ndimo ndavuga gutya kubera tumaze iminsi itatu aga promoter yabanje kugenda aratwunga aratubwira aduhuzira kuri telefone nashaka kuvuga na Irene abanyarwanda mu bimenye duhura na Irene ubwa mbere. Irene agenda asaba imbabazi ari baravuga za komuteri. Nza hano ndababwira abanyarwanda ko ngewe Irene ntabwo nzimubariye kubera komuteri nzi ijambo cyo rimenyesha komuteri. Irene aga promoter arongera duhuriza kuri telefone nanone nanze kuvugana na Irene. Aga ndamwemerera kubera mwubaha. Duhuriraho ndamubwira Irene ikintu ushobora gukora genda ukatemo ikiganiro katamo ibintu yampana ari maririza avuga ko namuhemukiye nurangiza ntabwo nshaka gusubira kuri kamera andika urwandiko urupostinge urimo uravuga urimo urasaba imbabazi nzima udashiramo ibigambo byawe bya komuteri ngo yampano ntabwo yandeze. Hashize iminsi 3 ibyo bintu twumvikanyeho ntabwo urabikora. Hashize iminsi 3 ibyo bintu ngongeye yindi 5 ngo ni iminsi 8 papa kandi nguhaye na trailer ahantu nzagutangirira. Nguhaye trailer ahantu nzagutangirira. cyo uzatangira aho ndahibuka kabisa. Aya. Tumuhaye ibiti tanini. mubwire kabisa. Aga promoter ndashaka kugushimira ubwo umutima mwiza no gushaka guhuza abavandimwe no guhuza abantu. Uriya tipe aga ngewe nyine afunze yazanye y'amano ngo twirunge. Aga mana akunda amahoro uramujama ko cyo koze cyubahiro kabisa aragikwiye. Ega nabyo umuntu mba nabimwubaha. Yo gisiga. Asheri dashika bwana baba. Wallahi. Ndakurahi. Narakubuze je kukondora paka. Bana nari bataramfungurana natuyumva zambwire bushari. Ndaguhamagara ndakwica. Wallahi. Kujyana muri za poaso. Bana masamaki amokishana. Kabisa. Dore Godfather. Niwe naravuze kabisa. Goliath yitwa Goliath. None se mwatoye kagabanyiriya. Namubonye Goliath. Danze sha mwana wa mama wundi kwitwa Samson. Nyine inare nitayitatamura umusayi. Samson ke. Kwitwa Samson. Nyuma y'iminsi 5 sha mu byihorere bunitegereza iminsi 5 mu byihorere. Nyuma y'iminsi 5 utangiye gutegereza intambara ya Amerika na Iran. Hano. Nge numva na fishe tuzayikoresha ntugire ikibazo. Oya niba ari nyuma y'iminsi 5 ako gacera ntuzagira ahantu kavuga iminsi 5 itaragera ako gacera bukaretse. Bushari bamwumvise ndabyemera cyane. Ako gacera bukaretse katazakora. Godfather va muri comment igere cyangwa uzamuke hano. Ona nawe ibyo yigize Yumvisha amatiku ako gacera n'abakaretse. Akayumva erega uramujama ntabwo wakoze. Ahumurirwa amatiku Godfather niba ari ndumuhamagara iyo hahiye. Hahiye. Noneho abajyama muri commentaire iminsi bayigabanyije ngo hasigaye 4 ngo uyu warangiye. Kigali ni midnight. Kigali ngo hakeye. Kigali hakeye ni midnight. Ako kenzo wagiure. Muri Haiti arabura nk'iminsi. Umva iyi ntambara ya Iran muzamba barenye isifure. Dore Godfather atanze request. Godfather ngiye modereta ndakuzamuye. Nanjye ndakumanura na Godfather wawe. Ndabahubuza. Bona mikino. Kuko dumba warakaye. Kandi umuntu urakaye. Kumba jureka. Dumba warabizi. Urabizi ukuntu nta kintu kiba kindakaje nk'umuswera nyuma yo gusaba imbabazi ziri fake twongeye tugahurira DM arambwira turashaka ko nkora iki nkamubwira ibyo agomba gukora hakaba hashize iminsi 3 atarabikora. Abantu bashobora kwibaza ko yakora ubundi iyo minsi 3 n'ibikwemeje akuba ari abantu mushobora kuza abanyarwanda bakibaza ko Duma ngo akunda ngo rwaserera ngo Duma ngo ndagashobotse nagashobotse mbabwiye impamvu bishobora kundakaza. Ushaka kuyikunde jubabwiye ati rwaserera Dumba wazana kelele na kelele
Ndumva ndagukunda ariko Njyewe ugabanya iminsi ndagusabye. Itanu ni iyo myinshi. iyo ugeze aho iyo ugeze tugiye kubigira iminsi. ariko se mwareka nanjye nkavuga ndikumvikana turakumva. turi kumva urakumva n'ibintu Godfather. umva ndagukunda ariko iyo nzaniye ibyo kurya bya roho ukanzanira itego nk'ibi bintu mbikunda kubidunga uhiga gift yiyi iyo uzanye ikintu nk'iki ukanzana ikintu ndumva manumva nago ukuri nibyo ndumva Yahumuriwe Godfather yahumuritse. ndumva ubushize bakoze byose bitewe na pazi. uretse gato ibyo byose barabyimye bamwe ariko kuze jya ubanza usuhuze kuze wanjye jya ubanza usuhuze po genda vana wapakata macangana urumva du wakize musoki wakize wara uri kuvugira hejuru ng'ipendo wakize muso nakize wakize kuvugira hejuru ng'ipendo ipendo urarizi ndumva ko nkimara kumva ko wababaye ukagera naho urera ubu turi kuvugana njyewe nk'umutabazi wa kare ubu turi kuvugana naje kukureba ndagufata he ngomba kuza nkaguhoza uri murimo muranseta kandi nari ndakaye mana kamani seka Naragushoboye uko twagerageje bikanga. oya gadi nawe ntuze gukira ngo uze kudukiriraho kwakiriraho gute oya ubu turi mu mashaza gusa uyu munsi twiriwe turya amashaza byose kandi bitewe na pazo shadumba arakazwa n'ubusa none se bigenze byose bitewe na narinda amahoro mari bazahita ndumva kankubwira ikintu kimwe ugomba kumenya sibyo kandi njye nabizi ko ntazi kugira agapromota ngo pfusha ubireke mwana abantu bose ngiye kuba kontre y'abandi bose urumva ndumva Thank you Aria. kuba kontre y'abandi bose nuko babyumva ngiye numvishe ikiganiro cya Irene ubundi Irene urabizi Irene ntabwo mwanga ariko sinamukunda ntacyo mfa nawe sinziranye nawe urumva Godfather mu magambo yose uvuga niba ushaka amahoro nanjye ntushigikire Irene banza wumve oya ntabwo mushyigikira urukunyumva ndumva ntushigikire mfite yo kukumanura inshuti ya yampano ni Irene niba umbona reka maze nshire muri kamera Irene niba umbona yampano nta nshuti afite inshuti ni wowe kandi wowe uri ikigoryi uri ikigoryi sinzarikiraho kubivuga Irene uri ikigoryi nta kintu kibabaza kuri iyi si nko kubona umuntu wafataga nk'umuvandimwe ari gukoreraho ubugoryi kabisa. bishobora kuvaka hano mukajya kubona ibintu bihita bihinduka kandi bihindutse bihita bihinduka nabi ibintu hano mushobora kuvuga ibintu byinshi wijya kure n'ikibazo nge nari mfite nanze kwirirwa nk'iki kukubaza muzajye mubyihorera cyihorera kabisa byihorera wijya kure utasimana n'ikigo kiricara kuri kamera kigita kivuga agasohora ikiganiro bro agasohora ikiganiro bizi ko Dumba ari wo barimo baravugaho izo boro you're not even asking warangiza ukavuga ngo warize ngo uri umunyabwenge ngo uri manager bro ukavuga ngo uri umunyamakuru uri professional. Sorry my guy sha ibintu bya views giye kiganiro cya mbere bakoranye cyaranangaje given point pazo washoboraga kugumayo man it was very very possible ko wagumayo cyane pe cyane kabisa it was very possible urengana cause abantu muri hano ngenda giye kubabwira uyu Pazo ni umuntu mvugana nawe mu gikari ni umwana ufite uburere bwinshi cyane
afite uburere bwinshi, urimo uraganira nawe uramwumva. Pazo iyo turimo turaganira wumva icyubahiro ampa, icyubahiro iyo arimo araganira. Ndibuka ubwa mbere iminsi ya mbere naraguhamagaye nguhamagara nkaho nkurakariye, urambwira ati tumbe ibi bintu sinshobora kubikora. Urambwira ati dumba ntabwo nshobora gusharinga izo video singiye wazite. Urumva ikiganiro nagiranye nawe urimo urambwira ukuntu udashobora gukora ibyo bintu, noneho ngo twebwe babiri ni twebwe twagambanye kugira ngo zisohoke. Bro irababaza ngira ngo ubwa mbere hasohoka screenshot ubwa mbere cyane mu kwageze kwa gatandatu. Nibuka ko ari njye wakwihamagariye, ngira ngo nibwo bwa mbere nari nguhamagaye. Man wallahi nibwo bwa mbere nari nguhamagariye nka kwihamagara nko ati Pazo ibyo ni ibiki bambwira wakoze cyane. Urumva I remember ukuntu wambwiye mwijwi mani ribabaye mbwira ati singewe niki. Urumva man kumva birababaza kabisa. Niwe bahindutse. Pazo ntubyibuka? Pazo ameze nkaho kuri telefone umuntu agiye kwitaba. Urumva yaramutakaga, yamushakiraga ibintu byiza. Shange nahise mvuga basa n'Ikigali bro. Icyo wakora nakunze ahantu bahereye papa kuri iPhone ya Pazo ebana bakora utuntu twabo ishusho rikagaragara and then akayitangira mu kiriya kintu. Hari n'igihe umuntu agukorera ibintu yenda yanagwa mu ikosa akaba yagukomeretsa ntubigire birebire. Suppose ko yenda hari n'ikosa yagukoreye, ntabwo risiba ubuzima mwanyuranyemo, ntabwo risiba ko yakwitangiye. Noneho yamana ukuntu byagenze. Ay video ze zigisohoka yarampamagaye. Ampamagara man like nta kintu na kimwe nzi man ibintu najyaga mbimenyera hano nkuva God arimo aravuga ngo video ya mpano yasohotse ngo ya mpano arampamagara. Rero ya mpano hari ukuntu yumva ko njye na Pazo turimo tuganira mu kigande, akavuga ko mumuvuga, akumva ko turimo turamuganiraho cyangwa ko twamuvuze. Urumva noneho arampamagara ndamubwira ati nahise menya ko ashobora kuba ari umuntu like atinye cyangwa nyine karawe kwa kundi umuntu nyine video y'ubwamburi yisohotse kozima mbizi ko abantu bakora ibintu byinshi. Njye ni umuntu ukuze ushobora kumenya ko abantu bakora ibintu byinshi biba byihishe, noneho icyo cyasohotse ikiza mu mutwe njyewe ni gute gishobora kuvayo. Yamana nampamagara nahise mubwira man akimpamagara ndamubwira ataravuga ndamubwira ati nabibonye ko video yasohotse, hari indirimbo ufite usohora direct ako kanya tumubwiye. Nuko nahise mubwira nambwe ati nabibonye ko video iyi niyo mvugo yanjye ntari kuri kamera like ngenda atandukanye kuri kamera, nta iyo ndi kuri kamera mbabone umuntu. Nambwe ati nabonye ko ari video isohotse, hari indirimbo ifite video wasohora kakanya. Nyine mani like kandi we ampamagaye ko dushwana nyine ngo sinzi Pazo ngo yagize ikirere simbizi, ariko ukuntu namukiriyemo yumva n'ukuntu ndimo ndavuga nta nubwo yabonye umwanya wo kugira ngo tuvuge ibyo bintu. Ahita bihuza none havuga ko ubwo wari umukatiye. Oya ntabwo twagiranye iyo conversation man. Njye nahise mubwira ati byiteho, aritatatanya kumbwira ngo urabona ngo Pazo, nabwo ati ibintu bya Pazo niba mufite ibintu mupfa na Pazo byihorere. Hari video ufite koze ibyo nari mbiza amatiku yabo nari nyazi, uriya niyanyishuye uyu niyageze gutya nambwe ati hari video ufite ushobora gusohoka. Urumva nitwaganira ibintu bibaye byinshi ayitarambwira ngo yego ndayifite. Nambwe ati mani genda uyisohoye, kandi icyo yari afite umusamarayi. Ubundi uyu musamarayi n'indirimbo nari tuba tuzi indirimbo ya za mpano zose zijya gusohoka zose nzizi, zose zabaga nzizi. Ava muri studio nyohereza indirimbo ambwira ati niyo nakoze, ngambwira ati ni nziza, iyi ishobora kuva gutya, iyi ishobora kugira gutya. Ngambwira ati sasa rero izi ndirimbo zimwe zikeneye video, nubwo waba usohora indirimbo muri audio hari zimwe uba ukeneye gukorera video, kandi ubu urimo urabona amafaranga kubera avuye muri New Year's Groove ya India Deben yakoraga hari ibiraka yabonaga byashoboraga gukora video. Ngambwira ati reka zose reka kuzisohora ari audio
sura indirimbo zimwe zisura ari video ziri muri video nakomeje nyine ndabimubwiye rero kubona umunega out of nowhere ibyo binaje kumbwira ntago tubiganiriyeho aragiye haciyeho ibirego biraje ngo na Dumba Man arimo mu bantu barize tinya ko n'ikiganiro yaje kugira ngo duhavinge ntabwo nakigize naramubwiye ati no wejya sura video sura for indirimbo irimo video numva arimo arashaka kuvuga ibindi bintu ariko ngiye bucyo nari nitayeho cyane nimo ndavuga ati no this guy ashobora kuba arimo arapapa kubera video yasohotse ariko ikintu cyangombwa ubu ngubu nuko asohoye indirimbo yahita iba hit vuba nibyo video bikibagirana nizo video nyine izo video zigina niyo hit ashobora gusoreramo indirimbo nkesha tuzifite video zose ari ama hit kubera ya mpano ikintu cyambere agira ni indirimbo nziza cyunu ushobora kumutandukanya nacyo abafite indirimbo nziza buri gihe kabisa abafite indirimbo ntabwo ushobora kumutandukanya indirimbo nziza ariko izo ndirimbo nziza rero ukuntu zisohoka zikaza ukuntu zikurikiranya zigakurikirana nabi urumva abantu bakareka kuziha agaciro zifite yamara buri indirimbo y'ugiye ukicara hasi ukayumva bari nziza kabisa akayisohora idafite video akayisohora nyuma y'icyumweru akayisohora itagize gutya mani mu Caritas mani ngo nanjye yanshizemo ngo sinabaye mukuru ahandi hantu arimo aravuga Dumba reka mubwire ikintu kimwe kandi ngiye namaze kukiga kandi ntibizongeye no kubaho abajene bo muri minsi abenshi mu rugero urazuka kuko hari level kamwibutsa ari level uribuka umunsi wigeze kumbwira ngo bira biboro byacu ngo by'ama challenge dupostinga kuri Instagram ngo ntago ari ngombwa uri muzongere kumva collaboration zabyo so byibuka mu byukuri zira boro nta nubwo ari ngiye baziguhaga rero hari ikintu cyabaye ubwo umujene maze kumbwira gutyo arambwira ngo mari ngo Dumba se ngo nubundi ngo platform yiwe ngo ko nsigaye mfite followers benshi bro nararakaye ndamubwira atari ko mari warasaze ejo bundi rufite Instagram ifite ibihumbi 8 ubu ngubu ugeze mu bihumbi 80 bro iyo platform ntago wumva ko ari Dumba mukorana gusa kuri nuza kuri Instagram mu collaborating rero abapeti urwo n'urugero abapeti benshi birangageza ko platform yabo iri hasi kandi bari platform yari yose wahawe mu gihe utayikoreraho ibintu wari usanzwe uyikoreraho cyangwa se ubikorana nabo mwakoranaga ni hahandi usanga iyo platform iriho ama likes n'ama views ndetse n'umusaruro mukeya uri kubyumva rero ikintu inama nanagira abantu kabisa ibintu byo kwihenura ntago ari byiza ntago ari byiza kabisa uramujene bizamubera isomo ibintu byo kwihenura abantu benshi bafata ibintu byabaye bakabifata muri angle itari nayo ariko urayi n'amasomo ugomba gutambuka ku ruhande rumwe cyangwa urundi ariko Dumba buriya nge nkeka ko abantu bazamuganiriza akaza agakiyaringa izina ryawe akagusaba imbabazi no riri clear izina rya riri clear ariko nizera ko azagusaba imbabazi nyuma y'ibintu byose yaramupeti nabikora nzamenya ko yamenye ubwenge biragoye kubera oya umuntu w'inshuti yazayimuganiriza zisabe tu nta nshuti agira nzima yamara ntabwo yagira inshuti nzima inshuti ni Irene nawe mwaramubonye ngo agiye gusaba imbabazi asaba imbabazi z'ubugoryi basa azamwigishe nawe azisabe nk'uko nawe yazisabye koza mare reka mbabwize ukuri mwabana azamwigishe byibuze nawe bahere hari icyo nashakaga nuko abantu bumvishe ko umuvandimwe ari we gukorera ubugoryi ntigeze bimukorera kuki Plane is going. Which one? Where is it? There. You see the lights on that side? Voila, in the air now. It's in the air now. Yes. Okay.
Yeah, sorry. Kuchi kuchi. Ada pandai. Aku